Iyi nkuru igenewe umuntu wese wibwira ko ahazaza he imbere he hazagenwa n'ibindi bintu biturutse hanze ye. Dore uburyo inkuru itangira. Inkuru itangirira mu gihugu cy'Ubuhinde, hari ishuri. Iryo shuri baryita Gurukul, mu Gihinde bisobanura ishuri. Iryo shuri ryari riherereye hagati mu ishyamba, aho abanyeshuri bajyaga kwiga. Imiryango itandukanye yo mu gihugu cy'Ubuhinde yoherezaga abana kuri iryo shuri bakajya kwiga ibijyanye n'umuco, ururimi rwabo ndetse n'amateka, ndetse no kubaho mu buzima busanzwe. Iryo shuri ryari rizwi cyane. Iryo shuri rya Gurukul, abana bose batandukanye bavaga imihanda bakajya kuhigira ubwo bumenyi. Umunsi umwe master cyangwa umwarimu yarimo yigisha, arimo kwigisha abana bamukikije, arimo kubasobanurira, ariko aza kubona ko hari umwana umwe muri bo utumvise neza. Agerageza kumusobanurira ariko biranga. Ishuri ryabaye rirangiye, ubwo ni isomo ry'uwo munsi. Master yafashe wa mwana amushyira ku ruhande, atangira kumubaza ikibazo yaba afite. Mwana yasubije master, mwarimu we ati nta kibazo mfite, ati nagerageje gukora uko nshoboye kose kugira ngo mfatire iri somo ariko byanze. Master yagerageje gusobanurira uwo mwana ariko abona umwana ntari kuryumva. Master yabwiye umwana ati mpereza ikiganza cyawe turebe. Umwana yahereje ikiganza master. Master mu kukitegereza abwira wa mwana ati mwana wanjye sinkwanga, ariko mu ntoki zawe ntabwo mbonamo umurongo ugaragaza ko uri umuntu uziga. Jya mu rugo wigire kwikorera indi mirimo itandukanye kuko niyo ushoboye. Uwo master yari umuntu uzobereye mu byo bita palmistry. Palmistry ni uburyo bwo gusoma imirongo iri mu kiganza ukamenya ahazaza h'umuntu, aho umuntu yitegereza iyo mirongo uburyo irimo ndetse n'uburyo iteye, akaba yakubwira ejo hazaza hawe ndetse n'icyo ejo hazaza hawe habumbatiye. Ariko iyi mirongo ikaba isomwa n'abantu babizobereye ndetse bafite n'ubumenyi mu kuyisoma. Uwo mu master nawe yari afite ubwo bumenyi. Umwana yabajije master we ati no kubera iki umbwiye gutyo? Master yamushubije ati ndabona mu kiganza cyawe nta murongo wo kwiga urimo, yawise line of study. Ati ntawe urimo. Ahamagara undi mwana ati wigira hino sha. Arawumwereka, aramubwira ati dore uyu murongo uyu mwana afite wowe ntawo ufite. Uyu mwana afite umurongo wo kwiga ariko wowe ntawo ufite. Wa mwana master yarimo abwira, yafashe inkota yari afite mu ntuza mu mufuka we. Iyo nkota yikoreshaga mu gukata ibintu by'ibiti. Hanyuma afata ya nkota aca umurongo munini muri cya kiganza cye. Hanyuma arangije abwira master ati dore master, ati wa murongo nanjye nawushize mu kiganza. Ati dore nawuciye mu kiganza cyanjye kandi ni munini cyane. Ati noneho nyigisha. Master mu kwitegereza wa mwana abona uburyo afite ubutwari ndetse n'ubushake bwo kwiga, yaramuhobeye. Arangije aramubwira ati mwana wanjye rwose nta kintu cyaguhagarika kwiga, nta n'icyakubuza rwose kumenya. Ikintu cya mbere bigusaba gusa no kugira determination, kwiyemeza ndetse no kugira umuhate wo gukora cyane. Ati kandi byose urabifite. Ati mwana wanjye icara wige. Ati ugaragaje ko byose burya ugushaka ariko gushobora kandi nta cyakunanira mu gihe wiyemeje. Ati jya mu bandi banyeshuri wige. Uwo mwana yaragiye ariga abo muhanga kandi amashuri ye rwose arahezaheza aba n'uwa mbere muri Gurukul. Uyu mwana azwi ku izina rya Harshpanini, niwe wanditse grammar book cyangwa igitabo cya grammaire mu Gihinde, ndetse cyaranamenyekanye cyane kandi azwi nk'umuhanga mu bintu bijyanye na grammaire ndetse n'ubuvanganzo. Yanditse amateka, ushaka wanamureba kuri internet, yitwa Harshpanini. Yanditse amateka mu gihugu cy'Ubuhinde. Burya mu buzima iyo ugenzuye neza usanga abantu bakeka ko hari ibindi bintu bishobora kugena ejo habo hazaza, kandi ibyo bintu bikaba biri hanze y'ubuzima bwabo, cyangwa bakavuga bati niko umuntu yavutse azaba umutware, yavutse azaba umukene, ntabwo ashobora gukira. Nta muntu mu muryango wabo wigeze ukira, nta n'uwigeze agera ku rwego runaka nk'urw'abandi bateye imbere bagezeho. Ariko burya byose ni ukwibeshya. Burya iterambere ryawe ejo hawe hazaza
ubuzima bwawe byose biri mu biganza byawe, biri mu byemezo uzafata, biri mu bikorwa byawe bya buri munsi uzafata. Ujye utekereza ko buri gitekerezo ugize, buri gikorwa cyose ugize ni intambwe ndetse ni n'itafari ry'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Jya ugenzura neza urebe ibitekerezo byawe ndetse n'ibikorwa byawe, kandi witegereza ko hari umuntu uzagutegurira ejo hawe hazaza, cyangwa ari umuntu ubumbatiye ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Burya byose biri mu biganza byawe, nawe ukeneye kugira uko ubikoresha, nawe ukeneye kubikoresha neza kugira ngo ubashe gutegura ejo hawe hazaza uburyo wifuza. Uyu Harashi Panini iyo aza gucika intege akitahira akisubirira iwabo mu cyaro, akareka ishuri kubera ko atarafite umurongo mu kiganza wo kwiga, rwose ntaba yaramenyekanye kandi ntaba yaranditse igitabo cya Grammaire yamenyekanyeho. Harashi Panini ibyo byose yarabyirengagije, ariko abasha kwiyubakira ejo he hazaza. Kubera iki uwo murongo wowe utawuca? Kuwuca nta kundi ni ukwiyemeza, ukiyemeza kandi ukumva ko nta kintu cyaguhagarika mu gihe ufite intego ndetse naho ushaka kugera. Intego izakugeza kuri byinshi, kandi n'umuhate n'umurava uzakorana nabyo nibyo bizatuma ugera kuri ya ntego vuba cyangwa ugakererwa. Jya umenya gukora cyane bituma utsinda, kandi kutava ku izima nabyo bikugeza ku ntsinzi. Nta ribi ujya wigira ku nkuru ya Harashi Panini. Iyi yari Kanguka Rwanda, wakora subscribe. Ibiganiro byacu naho ubutaha buri munsi.